umunyarwenya Kazungu Emmanuel uzwi cyane nka Mitsutsu nyuma yuko yemeje yuko umuvandimwe we yari amaze imyaka 2 arwariye mu bitaro tariki 7 Kamena 2026 yitabye Imana. Byaramarira n'agahinda mu muhango wo guherekeza bwa nyuma Misago Desire uheretse kwitaba Imana azize uburwayi bwa kanseri. Mitsutsu kwihangana byanze araturika ararira ubwo yashyinguraga umuvandimwe we Desire. Uyu muhango wo gushyingura wabereye mu karere ka Ngoma, umurenge wa Remera, akagari ka Kibungo, umudugudu wa Gahima. Uyu muvandimwe wa Mitsutsu mu busanzwe yitwaga Misago Desire, yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2000. Misago Desire yitabye Imana tariki 7 z'ukwezi kwa munani 2026. Rero munyemerere mbashyiriremo amwe mu mashusho agaragaza uko n'umuhango wagenze igihe bashyinguraga cyangwa se baherekezaga n'umuvandimwe wa Mitsutsu ari we Desire. Nanone kandi nimba wifuza kuba wamenya icyatumye Desire amara hafi imyaka 2 mu bitaro, ese uburwayi yararwaye ni bwoko ki, kino kiganiro nikize kurangira uze kwitureba kino kiganiro kivuga amateka ku buzima bwa Misago Desire igihe yararwariye mu bitaro bya Kanombe hafi imyaka 2. Ikindi kintu nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel bayita Mese Empire Talks, ico ritambukaho amakuru abari training ahangaha mu Rwanda ndetse n'amakuru abari mu buryo bwa documentary, cyane cyane amakuru ya entertainment. Nimba ari ubwa mbere ugeze ahangaha kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu cyangwa se amakuru ujye ubasha kuyabona gatanu ko kandi. Ngiye banyita Mese. Noneho uze kujya no muri comment wifurize uyu Misago Desire iruhuko ridashira kandi Imana imwakiri mu bayo. Karero dushingure dusubize Desire mu butaka kuko ariho yavuye, niho tugiye gushyira umubiri we, ariko umwuka turabiza aho uri. Amazi murashyuhije ko numva wowe foto shaka n'ibyo gutazaseka Wagaseka